Bavandimwe, nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose nta nimwe ibuzemo. Ntangiriye kuri aya magambo yo mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abahebureyi umutwe wa 13 umurongo wa 20. Imana ya Nyiramahoro yakuye umwami wacu Yezu mu bapfuye, umushumba mukuru w'intama, ibigirishije amaraso y'isezerano rizahoraho iteka. Yo ubwayo ibahe gukora icyiza cyose gihuje no gushaka kwayo, kandi iturangirizemo ikiboneye mu maso yayo ku bwa Yezu Kristu, nyaguharirwa ikuzo uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amina. Nk'uko mumaze kubimenyeshwa, uyu mugoroba dusanzwe duhurira hamwe mu isengesho, tugafatanya kuzuzanya, tuzamura ibisingizo, dushyigikirana mu kwemera, dukomezanya mu bigeragezo, kandi dutizanya umwete n'imbaraga ngo twamamaze Yezu Kristu, mugenga w'ibihe byose. Nyamara nk'uko mubibona, ibi bihe turimo birakomeye, wenda birashyira n'ibindi bizaza tutazi, tutitegereje. Nimwibuke ijambo Yezu yabwiye abagore b'i Yerusalemu igihe bamuririraga. Mwibuke amagambo yabasubije agira ati: nimwiririre mwebwe ubwanyu n'urubyaro rwanyu, kuko hazaza igihe uzasanga umuntu kubera ibigerageza arimo ashobora kwirukira umusozi ngo umuridukireho ntibigemere, yasanga igiti nticyemere. Yezu yaratubwiye ko tutagomba gushingira ubuzima n'amizero yacu ku bihe no ku bantu no kuri twe no ku by'iyi si, muri we wenyine. Ariko nanone nimutekereze ko yongeye kandi kutubwira, ari nayo ya vanjiri yasomwe ejo, vanjiri ya Yohani. Yezu ahura n'uyu munyasamariya mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 4. Uyu munyasamariya Yezu yasanze ku iriba. Yezu hari ijambo rikomeye cyane yamubwiye nyuma y'ikiganiro bagiranye. Yezu yaramubwiye ati: iyaba waruzi ingabire y'Imana, ukamenya n'ukubwira ngo mpa amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe, maze akaguha amazi atanga ubugingo. Ese birashaka kutubwira iki? Yohana umutwe wa 4 umurongo wa 10. iyaba waruzi ingabire y'Imana,
ukamenya n'ukubwira ngo mpa amazi yo kunywa, wajyaga kuyamusaba ari wowe. Ese twaba tutazi ingabire y'Imana? Ese twaba tutazi aho ivomo ryacu mugomba kutumara inyota? Inyota biragaragara ko tuyifite, kandi ibi bihe biteye impungenge isi yose. Byatumye nongera kuzirikana umurongo wa 23 w'ivanjiri ya Yohana umutwe wa 4 mu usome. Igihe kiregereje ndetse ngiki cyageze, maze abasenga Imana by'ukuri bakazasengana Imana umutima utaryarya, kuko abayisenga batyo ari bo Imana Data yikundira. Imana ni roho, bityo abasenga bajye bayisenga by'ukuri bayobowe na roho. Nimwibuke ko iki gihe cyo gusenga mu kuri abantu bayobowe na roho ntago gisaba ko ahantu abantu baba bari ngo byitwe ko ariho basenze by'ukuri. Uyu mugore wo kuri Samariya udusanze muri ibi bihe, muri ivanjiri twasangiye ejo mu kiliziya, nakuyemo ikintu gikomeye njyewe nakurikiye muri omeri ya Papa wacu Francisco yatanze. Yashishikarizaga abantu cyane gusenga mu kuri, gusenga mu kuri. Umugore yemeye uko ari, avuga ko nta mugabo afite, avuga ko yagize abagabo 5, arabyemera. Donc yiringiye ibigirwamana binyuranye, ntiyihishe Yezu, yamwemeye uko ari, amwiyereka muri situation yamusanzemo, ntiyishushanyije, nta kindi yiyitiriye. Uyu mugore hari ibintu yibwiraga ko yari yaragendeyeho igihe kirekire cy'ubuzima bwe bwose, avuga ati twe dusengera aha, mwe mugasengera hariya. Nyamara ibyo byose birangira Yezu avuze ati mu gihe cyegereje abazasenga bayobowe na roho ntibazagomba kujya kuri uyu musozi uyu cyangwa uriya, bazahurira n'Imana mu mitima yabo. Nagira ngo rero uyu munsi mbasangize intambwe 7 zadufasha kugira ubuzima bwa roho bushinze imizi. Les 7 étapes pour répondre à l'appel de Dieu. Les 7 étapes spirituelles, intambwe 7 zadufasha twese gusubiza umuhamagaro w'Imana mu bihe umuntu wese arimo, agasenga, agatuza, agakurura Imana ikamusanga mu biharimwo, bitabujije ko n'abashobora gushyira hamwe aho bari, nk'uko nza kubibaha mu buhamya
nabo bashobora kubikora. Imana iyo ibonye akaga k'umuryango wayo igira abantu itora ikabaha uburyo bwo guhura nayo, ikabavugisha mu bimenyetso binyuranye, ikabaha ubutumwa kugira ngo itabare abandi. Abo bantu basanga mu bandi, baba ari abantu nk'abandi, ariko ubushake bw'Imana bushobora gutuma Imana igushyiramo ikintu cy'akarusho, ikintu wiyumvamo abandi batumva, cyangwa se ubona abandi bantu batabona, kikaba kigendana n'ubutumwa Imana iguha. Ngiye kunyura mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 3 ndetse ndaza kurangiza ku mutwe wa 4 umurongo wa 14. Muziko Imana yahamagaye Musa, iramubwira iti Musa abona igihuru cyaka cy'umuriro waka rwagati, aritegereza asanga umuriro uragurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Tubibona mu Imuka Misiri umutwe wa 2 umutwe wa 3 umurongo wa 2. Bigeze ku murongo wa 3 Musa aravuga ati reka ngende njyeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Umuhamagara Imana igufiteho muri ibi bihe ni uwuhe muvandimwe? Nubwo twabona inyigisho nyinshi zituruka hirya no hino, abantu benshi bakatubwira nimugire gutya nimugire gutya, ariko ndagira ngo buri muntu wese mbasabe kugera ku bukristo bukuze, bwumva icyo Imana ikubwiye wowe, igusabye. Biragoye kudetermina icyo abantu bavuga bati muri iyi minsi muri aka kanya buri wese nakora iki nicyo asabwe, cyangwa n'icyo Imana idusabye. Hari uwavuga ati muhure kuri risengesho, muhure kuri noveni, hari undi wavuga ati nimujene, hari undi wavuga ati nimusingize, hari undi wavuga ati nimushengerere. Byinshi cyangwa se muzirikana ijambo ry'Imana, ni byinshi byakorwa, ariko ndetse ushobora gukora kimwe warangiza ukavuga uti menya kitari butanga igisubizo, ukajya ku kindi. Mubanze mutuze, buri wese atuze. Calme-toi. Et le silence intérieur, gira umutuzo w'umutima. Iyi si irasakuza cyane muri aka kanya, kandi urusaku ntirujya ruva ku Mana. Kenshi cyane le maître de bruit c'est le démon. Shitani iteri urusaku rwinshi cyane iyo ishaka kubuza abantu amahoro n'uburyo. Icyambere rero nagira ngo mbabwire kuri iyi ntambwe ya mbere, Imana igufiteho umuhamagaro, ifite ikiguhamagarira. Muri Yeremiya umutwe wa 29 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12, reka ngusomere iri jambo. Yeremiya, Jérémie 29 verset 11 à 12. Nyagasani aravuga ati njyewe nzi imigambi nabagiriye, uwo n'Uhoraho bivuze,
ni imigambi y'amahoro atari y'amakuba. Nzabaha kugera ku bihe bizaza no kwizera. Nimunyiyambaza kandi mukaza kunsenga, nanjye nzabumva. Nimunshakashaka muzambona. Nimunshakashake mubikuye ku mutima. Yeremiya umutwe wa 29 murongo wa 11 kugeza kwa 13. Nsubiye ku ijambo ry'iyimuka Misiri, Exode, umurongo wa gatatu, Musa aravuga ati reka njyeyo ndebe n'impamvu ndeba kakataraboneka n'impamvu ituma iki gihuru kidakongoka. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui m'attire maintenant? Hari ikintu kigukurura mu buzima bwawe, hari ikintu Imana ihashyira ukumva hari ikintu kigukurura. Musa agiye kureba. Gukora urugendo ntabwo ibyo ubona cyangwa ibyo wumva bigusaba kuguma ukuri, kuba uko wari umeze, kwikomereza ubuzima bwawe. Ni ibintu bigusaba guhindura uburyo wari urimo, bikakuganisha ahandi. Ikibaho cyose hari urugendo bigukoresha. Musa yakoze urugendo ava aho ari ajya ku kintu, aravuga harimo iki, reka ndebe n'iki kintu ibi bintu biriho bishaka kutubwira. N'iki kintu buri wese ashobora kumva mu mutima we icyo Imana imusaba. Birashoboka ko muri iki gihe bigoye kudetekta ukwemera kw'abantu benshi, ahubwo hari igihe ibihe nk'ibi biza ari icyorezo bisaba ukwemera k'umuntu ku giti cye. Ibyo narabibonye mu bihe twanyuzemo muri jenoside mu gihugu cyacu, cyangwa n'abandi bagiye babibona mu bihe by'amagorwa anyuranye. Hari ibihe biza ikintu kikavugira icyarimwe mu bantu bose ahantu henshi, bigasaba ko wowe ugira uko utega amatwi umutimanama wawe, ntugendere ku bandi. Inama ziba ari nyinshi, ibitekerezo biba ari byinshi, ariko n'Imana ibikuri hafi. Nimwibuke ko Yezu Kristo yavuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe izashirira. Nimwibuke ko ari we wasanze uriya mugore wo kuri Samariya, aramusanga aho ari muri context arimo. Yezu aramubwira ati ninjye uvugana nawe. Aho wibwira kuri wenyine, aho wibwira ko uri mu bihe byawe by'umwihariko, Yezu arahari. Ariko hari igihe udashobora kumubona, hari igihe udashobora kumwumva, hari igihe ashobora kukwereka ntubone icyo yakweretse wowe ku giti cyawe. Imana rero icyo ubona hari ibyo igukorera bikagukurura. Imana yeretse Musa igihuru kigurumana kiramukurura, arakora urugendo rugenda ruva aho ari. Ngo mbere ya byose banza wibaza ikibazo cya mbere, qu'est-ce qui m'attire? Ni ibihe bimenyetso Imana yaguhaye iguha muri uyu munsi, ni iki bikumenyesha? Ngiyi ntambwe ya mbere kugira ngo ugere ku muhamagaro w'Imana. Intambwe ya kabiri,
Musa nkomeje ku murongo wa 4, uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo, nuko Imana imuhamagarira mu gihugu rwagati iti Musa, Musa. Undi ati ndi hano. Imana imenyeshereje Musa, imuhamagariye mu kimenyetso arimo abona, mu bikubaho, mu byo ubona harimo icyo Imana iguhamagarira. Ijwi ry'Imana rigomba guhita uko byagenda kose, uko byagenda kose ijwi ry'Imana rigomba guhita ukaryumva. Hari abantu benshi batandukanye, jya nibuka umupadiri twabanye, Padiri Stanislas Urbaniak, twakoranye ubutumwa imyaka myinshi mu Ruhango. Nibuka ikintu gikomeye cyane yajyaga akunda kutubwira. Iyo wazaga ukamubwira inkuru z'ibintu byinshi cyane, ari bivugwa, ari ibyagukuye umutima, ari biriho, njyewe kenshi yarambwiraga ati Gérard, tais-toi, va devant le Saint-Sacrement. Tais-toi, va devant le Saint-Sacrement. Ceceka, genda ushengerere. Kandi ceceke. Hari ukuntu ibintu byinshi bidutwara energy nyinshi cyane, kandi ntacyo bihindura. Kugira ngo Imana ikuvugishirize mu bimenyetso iguha, ugomba kuba ufite iyo disponibilité, uri disponible, disponibilité intérieure, uri disponible pour Dieu. Murumva ko Imana ihamagaye Musa mu izina rye, nyuma y'uko Musa akoze urugendo avuga ati ni ibiki. Ni ukuvuga niyo mutangiye gusenga, senga ufite icyo ugamije, wisenga gusa. Urugendo rwa Musa, isengesho rya Musa, qu'est-ce qui se passe? Il chemine vers quelque chose à son intérieur, avuga ati birantwara energy, peut-être imbaraga, ariko hari icyo ndi bugereho. Ntimugakora ibintu bizapfa ubusa by'amarangamutima arangira, bya bintu umuntu akora yarangiza akavuga ngo Jorogrete, ngo nta nicyo byamariye, nta nicyo byatanze, ngo nataye igihe, nataye umwanya, cyangwa se nyuma ukaza kwivuguruza ngo urumva ngo menya atari byo nari gukora n'ibindi. Imana iguha ikimenyetso, ifite icyo ishaka kukumenyesha. Écoutez bien, Imana iguha ikimenyetso, ifite icyo ishaka kukumenyesha, ariko icyo kimenyetso kigukoresha urugendo rugera ku cyo Imana ikumenyesha. Musa yumvise ijwi rimuhamagara, Musa, Musa. Musa ati ndi hano. Ntabwo ari occupé, il est là, il est disponible. Nuko Imana iramubwira iti wikwegera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu.
irongera iti ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aramubwira ati amagorwa y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'imirimo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu mbajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani, n'Abaheti, n'Abahemori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebuzi. None ngaho induru y'Abayisiraheli yangezeho, maze mbona ukuntu Abayisiraheli Abanyamisiri babica rubi. Ubu rero ngaho genda, ngutumye kuri Farawo ngo mbavane mu Misiri, nguvane mu Misiri Abayisiraheli, umuryango wanjye. Bavandimwe, Imana irashaka gukorana nawe igikorwa igirira abandi. Dieu veut collaborer avec toi, il veut t'impliquer, il veut impliquer aussi son œuvre, l'œuvre du salut, mais à travers toi. Ibaruwa ya mbere y'Abanyakorenti, umutwe wa mbere umurongo wa 30 iravuga ngo niyo mukesha kuba muri Yezu Kristu, we watubereye kubw'Imana ubuhanga n'ubutungane, akaba ari we kandi udutagatifuza akanaturokora. Kugira ngo uwo muhamagaro w'Imana, igikorwa Imana igiye kugukoresha kugira ngo kigirire iyi si yose akamaro, jya muri Yezu Kristo. Saba Imana ngo pardon, saba Imana ngo ndashaka Nyagasani mpa ngirira ubuntu mpe kuba muri kamere ya Yezu Kristo, kuba muri Yezu Kristo. Niyo mukesha kuba muri Kristo Yezu, we watubereye kubw'Imana ubuhanga n'ubutungane. Ikindi ugire ubuhanga, sagesse. Hari ukuntu ibihe byose by'ibigerageza abantu b'Imana bahura nabyo babimenyeramo, babigiriramo ubuhanga, babiboneramo impano zidasanzwe, kandi bakagira n'ubutungane. Ubutungane, conduite, uburyo umuntu yitwara. Kuko Yezu Kristu uturokora ntabwo aba ari kure yacu. Ugushaka kwawe rero muvandimwe, ndagira ngo ukushyire muri Yezu. Gushaka kwawe no gushaka kw'Imana mwungu ubumwe. Urebesha ibintu indoro ye n'ubuzima, ubikoresha uburyo bwe, ubwuko yitwaraga mu bihe byose. Tumaze rero kumva ko Imana
ibwira Musa iti amagorwa y'umuryango wanjye narayitegereje. Ibihe turimo mubanze mubimenye, Imana irabibona. Mwibwira Imana ibintu nkaho itabizi, kuko hari igihe dusenga nk'abantu batizera cyangwa nk'ababwiriza. Imana iravuga ngo njyewe amagorwa y'umuryango wanjye narayitegereje, imiborogo yabo ingeraho. Hari igihe Imana itinda tukavuga ngo uko yatinze kudusubiza. Turekure igihe si cyacu, tuve mu bwoba, twebwe tube hamwe n'Imana kugira ngo ikore ugushaka kwayo. Wumva icyo Imana igusaba muri iki gihe. Icya gatatu, Musa abwira Uhoraho Imana ati njyewe ndinde. Iyi Mukamisiri umutwe wa 3 umurongo wa 11. Kiswije Imana irakuze, irahari, iragukeneye, iri kumwe nawe, igendana nawe. Mwibuke iri jambo rya Pawulo mutagatifu avuga ati nitubaho muri we tuzagapfana nawe, tuzazukana nawe, twime ingoma hamwe nawe. Rekura ibihe byawe byose bibihe ibihe by'Imana. Rekura ibihe byawe byose bibihe ibihe by'Imana. Rekura intambara zawe zose zibe intambara z'Imana. Urashobora guhangayika ukavuga uti ndatekereza cyane abafite imiryango iri kure yabo. Ushobora kuvuga uti iyo mba ndi kumwe n'umuryango, abafite abo batari kumwe wenda bifuzaga kuba bari kumwe, abafite imishinga myinshi isa naho ije mihungabana. Ibyo bihe byose wagize ibyawe, wagize umwihariko wawe, hahandi wavuga ngo ndabigira nte, nkora iki, mbigenze nte. Reka ibihe byawe bibe ibihe by'Imana. Kuri iyi ntambwe rero ya gatatu Nyagasani arakubwira ngo mwumvise ko aguhamagara, noneho hano wowe urinde. Njyewe ndinde. Gushyikira kumva uri imbere y'Imana ukidentifia, identifie-toi devant Dieu. Urinde, ukwimenya imbere y'Imana, kumva imbere y'Imana ukwimenya. Ndinde. Imana iragukeneye. Nagira ngo murekure cya kindi cyose cyo guhora uvuga ngo ndi umunyantege nke, ntacyo nshoboye, sinzi gusenga, sinshoboye ibi, njyewe ndiyizi, njyewe nzukomeze, njyewe nzuko nteye, njyewe Imana iransaba ibi, ngenda kora ibi, ngenda gira. Rekura uwo wowe, umenye ko uwo wowe ari we Nyagasani yahamagariye gukorera cyangwa gukoreramo igikorwa gishobora gukura umuryango we
mu magorwa, mu miborogo. Mu yandi magambo navuga ngo Yezu arashaka kwigirira umuntu, agafata kamere yawe ikaba kamere ye, agafata ubuzima bwawe bukaba inzira cyangwa se igisubizo atanga ku bibazo by'abandi. Kiswije, iki kibazo kirakomeye. Musa yibaza, arareba ubugari bw'amateka ye, arareba aho Imana imusaba kujya, amaze kureyariza ko hari ikintu kigari Imana imuhamagariye we ku giti cye, ntabwo igihamagariye rusange, ni we. Imana rero iravuga iti, ndi kumwe nawe kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari njyewe wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Mwumve neza ayo magambo bavandimwe. Imana iravuga, irakora kandi irigaragaza. Itanga ibimenyetso. Mu nzira yawe rero muri aka kanya wibuke Zaburi y'130 aho ivuga iti, Nyagasana nzi wese, ntaba nicaye, ntaba mpagaze, ntaba ndyamye, najya hehe se atambona, nahungira he se atagera, hose Imana ibihari. Imana rero imaze kukumenyesha ko iyo iguhamagaye ntibiguhamagariye ubu, ntishingira ku byo ushoboye, ntigendana n'ibyo wowe uzi, igendana n'icyo yo igiye gukorera muri wowe. Aha rero ni ibintu byiza cyane bitumara ubwoba. Iratuzi. Muri iyi ntambwe ya 4 tubona ko noneho Musa yinjiye mu muhamagaro we. Umurongo wa 13 uravuga ngo, utangira utwereka ko Musa noneho yinjiye muri relation intime avec son Dieu. Avuye ku by'inyuma, ku bigaragara, ageze ku rugendo rwe rw'imbere rwo kumenyana n'uwamuhamagaye, guhuza umugambi, gushyira hamwe. Musa ntiyabuze impungenge. Ngaho rero ningende nsanga abayisiraheli mbabwire ngo Imana yanyu yabantumyeho, nibambaza izina ryayo
ngo nirihe, nzabasubiza ngo iki? Nuko Imana iramubwira iti nduhoraho, irongera iti uzabwira Abayisiraheli tuhoraho niwe wabantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti Abayisiraheli uzababwira utuhoraho, Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Isaki, Imana ya Yakobo, Imana ya Aburahamu niyo yabantumyeho, ngiryo izina ryanjye iteka ryose, ngo kuko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Hanumvamo ikintu gikomeye cyane. Imana isubiramo ijambo, mwumva igihe inshuro zose Imana isubiramo izina ryayo. Ibwira Musa nduhoraho, uzabwira Abayisiraheli uti nduhoraho, uzabwira Abayisiraheli uti uhoraho. Imana idusubiriramo kenshi. Nureba muri wowe urasanga hari ikintu kijya kikugarukamo kenshi. Imana isubiramo kenshi. Wenda urebe kuva mu mateka y'ubwana bwawe, cyangwa se urebe mu buzima bwawe bw'uyu munsi, urebe ukuntu Imana ivuga izina ryayo, urebe uburyo irivuga, urebe ikivugisha, urebe aho mu byo iri kubwiriramo. Imana ifite ubutumwa iguha ku giti cyawe. Naho ngaho mbasaba ngo muri iyi minsi dusabe ngo niki ibyo ndimo mbona, ibyo numva, ibyo mpura nabyo, ibyo biriho, niki Imana ishaka kumbwira, niki Imana inshakaho. Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Nyagasani mbwira ubutumwa ushaka kumbwira, mbwira icyo ushaka ko nkora. Abanyaroma umutwe wa 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 3 haratubwira ngo ubu ngubu rero abari muri Kristo Yezu ntibagiciwe, kuko itegeko rya Roho utanga ubugingo muri Kristo ryaturokoye itegeko ry'icyaha n'urupfu. Koko rero ikitashobokeraga amategeko, kuko intege nke z'umubiri zayacogozaga, Imana yaragishoboye igihe yohereje umwana wayo mu mubiri usa n'uw'icyaha, ngo abe igitambo cy'icyaha, yagitsindiye mu mubiri. Imana itwereka ko ibihe turimo tubisangiye n'umuntu ufite kamere nkatwe, Yezu Kristo. Ku buryo ushobora kubwira Yezu uti Yezu ko mfite ubwoba, wowe iyo wabugiraga wabigenza uti? Ko mpangayitse, we wabigenza gute uhangayitse? Umva ukomeze, nabuze ibitotsi, ko numva nshobora guhura n'iki kibazo. Wowe iyo wahuraga n'ibibazo wabigenza gute, cyangwa se n'ubuhe buryo bwatuma ntahura nabyo? Yezu yaje mu mubiri usa n'uwacu, usa n'uw'icyaha, ngo abe igitambo cy'icyaha, agitsindire mu mubiri we. Ni ukuvuga ko dushobora gutsinda mu izina rya Yezu Kristo n'ububasha cyangwa ubukana bw'icyaha mu mubiri wacu ku bwa Yezu Kristo. Ni hahandi umuntu ashobora gukora ni prière de libération, isengesho ryo kwibohora, isengesho ryo kwirukana ikibi muri we ku bwa Yezu Kristo, mu izina rya Yezu Kristo, mu izina ry'amaraso yawe Yezu Kristo. Ububasha bw'ikibi
ntibunzeho imbaraga zacyo nzohereje munsi y'umusaraba. Abantu iyo bakora amasengesho yo kubohoka barabizi benshi ko hakiri indwara nyinshi, hari imyuka y'ibyorezo iba iza, ariko hakaba n'ububasha bw'Imana budutagatifuza. Mwumve rero mu mubiri wacu usa n'uw'icyaha, ntituri abantu gusa, harimo na kamere mana y'uwemeye kwambara uwo mubiri ngo awuzemo, azi ibyo tuzahura nabyo kugira ngo igihe byaje ahangane nabyo abitsinde kubw'ineza ye. Kugira ngo rusubize umuhamagaro wawe, nongere ngaruke noneho kuri iyi ntambwe ya gatanu. Niba umaze kwakira ubutumwa bwawe, Imana yongera kubwira Musa, ni mwimuka Misiri, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 9. Uhoraho rero aramubwira ati, ufite iki mu ntoki? Undi ati, ni inkoni. Nuko Uhoraho aravuga ati, yijugunye hasi. Ayijugunya hasi maze ihinduka inzoka. Musa atangira kuyihunga. Nuko Uhoraho abwira Musa ati, rambura ukuboko uyifata umurizo. Arambura ukuboko ayifata umurizo, yongera guhinduka inkoni mu ntoki ze. Uhoraho ati, ibyo ni ukugira ngo bazamenye ko wabonekewe n'Uhoraho, Imana y'abakurambere babo, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Uhoraho yongera kumubwira ati, shyira ikiganza ku gituza cyawe. Undi ashyira ikiganza ku gituza cye, hanyuma kivanaho. Asanga cya kiganza gishesha ibibembe byererana nk'urubura. Uhoraho aravuga ati, subiza ikiganza ku gituza cyawe. Undi arasubiza ikiganza ku gituza cye, hanyuma kivanaho. Asanga cyongeye kuba kizima nk'umubiri we usanzwe. Nuko aramubwira ati, niba batakwemeye kandi ntibumve iki kimenyetso cya mbere, bazemezwa n'icya kabiri. Kuri iyi ntambwe ya gatanu, Imana irongera kutwereka ko kuba yiringira, kuba yizera, yerekana ububasha bwayo mu buryo babayeho, mu byo bafite no muko bari, kugira ngo kwizera kwawe kutayoka, Imana iguha ibimenyetso ko ariyo usenga, wizera, ukunda, ko ariyo igutuma, ko ariyo igukoresha. Nagira ngo mukwirekurira ububasha bw'Imana mumenye ko Imana, nk'uko tujya tubivuga mu isengesho ryo kwizera, ntishobora kuyoba no kutuyobya. Pawulo mutagatifu mw'ibaruwa ya mbere yabandikiye Abanyakorinti umutwe wa 10, yongera mu murongo wa 13 kuvuga aya magambo agira ati, ntabwo mwigeze muterwa n'ibishuko bibarenze. Imana ni indahemuka, ntiyakwemera ko mushukwa birenze imbaraga zanyu, ahubwo izabaha uburyo bwo kwivana mu bishuko n'imbaraga zo kubyihanganira. 1 Corinthiens 10:13. Ibaruwa y'Abanyafilipi
umutwe wa mbere murongo wa 21 ikagira iti koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye ndetse gupfa byambera urwunguko. Niba ariko gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma nkora umurimo w'ingirakamaro, simbona icyo nahitamo. Bavandimwe, tugomba kugira impamvu yo kubaho kwacu. Imana iguha ibimenyetso nk'uko yabihaye Musa. Yarinze Musa kuva yamurokora mu ivuka rye, iramuherekeza mu mateka y'ibikomere bye, iramujyana mu buhungiro aho ari mu gihugu cy'amahanga, kubera umugambi yari mufiteho wo kuzamugira intumwa yayo imusubiza hahandi yavuye, kugira ngo ajyane ubutumwa bwayo. Imana ikurinda cyangwa ikakurokora bitewe n'umugambi gufiteho. Imana yakurinze cyangwa yakurokoye atari ukubera ibyawe gusa, muryango wanjye, abana banjye, ibikoresho byanjye cyangwa imishinga yanjye. Ni iki Imana ishaka ko kibaho mu buzima yampaye ngo yigaragariza abandi. Wenda ni umuntu uzagirira akamaro, wenda ni ikindi gikorwa ishaka ko kizabaho ku bwawe. Aka kanya twongere tuzirikane kenshi cyane dushobora kuba twarapfushije ubusa umuhamagaro w'Imana mu byo yatubwiye, mu byo yaduhaye, mu kenshi yashatse kudukoresha cyangwa kudutuma tukanangira umutima. Niba gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma ukora umurimo w'ingirakamaro, Nyagasani nakubesheho. Nyagasani azakurinda wigira ubwoba. Ariko kuba guhakuramuka buri munsi wigira ngo urabikesha ubwirinzi, wahaguma mu nzu, wahakaraba kenshi, nibyo. Ariko nimuzirikane ko si ubwo buryo bwonyine bushobora gutuma tubaho. Nyagasani nadufashe twirinde dukora ibyo bikorwa byaturengera, ariko nanone twibaze ngo Nyagasani ubuzima umpaye ubufiteho uwuhe mugambi. Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 12 n'uwa 13, Yezu Kristo ati ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi icyo muzasaba Data mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data aherwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Nyagasani, kubw'umuhamagaro yaguhaye, kubw'umuhamagaro yampaye, kubw'ubuzima ntaye, mu izina rya Yezu Kristo, dusabe gukira, kubohoka, ububasha bwa Yezu Kristo, impuhwe ze, urukundo rwe. Icyo tumusaba aragikora. Niwe yabidusezeranyije.
dusabe gukira kubohoka, dusabe ibihe byiza by'amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Yimuka Misiri umutwe wa 4 murongo wa 10 n'uwa 12. Musa aratwereka obstacle tugira mu bihe nk'ibi, kwirebaho. Aravuga ati, Musa abwira Uhoraho ati, Nyagasani mutegetsi wanjye, ntabwo ndi umuntu ubangukirwa no kuvuga, sinabyigeze rwose, ndetse no kuvaho uvuganiye n'umugaragu wawe nta cyahindutse. Ngira umunwa uremerewe n'ururimi rwagobwe. Uhoraho aramubwira ati, ninde wahaye umuntu umunwa wo kuvuga cyangwa akamugira ikiragi cyangwa se igipfamatwi? Ninde uhumura cyangwa se uhumisha? Ntabwo ari njyewe Uhoraho? None rero genda, nge ndi kumwe n'umunwa wawe, nzakwigisha ibyo uvuga, ibyo uzavuga. No manque, no vide, no limite, no fragilité, no blessure, no faiblesse. Buri muntu wese hari ikintu yibonamo akabona gishobora gupfukirana ingabire y'Imana imurimo. Nyagasani arakubohora, arakubohora. Wishidikanya, kuko kuba usenga hari ibidahinduka, ariko Uhoraho Imana we akomeza kwerekana ko ari we, kugira ngo utazitiranya icyo we akora na wowe ubwawe n'amarere na kamere. Kwa kundi wajya hariya uvuga uti, ibi ninjye wabibagejejeho, ibi ninjye wabikoze, ibi ni ku bwanjye. Imana hari intege nke kurekera kugira ngo izaba ariyo ihabwa ikuzo n'icyubahiro. Mu Banyaroma mu mutwe wa 8 murongo wa 26 kugeza kwa 30. Bityo rero niko na Roho atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu mineho irenze imivugirwe. Kandi nyir'ugusuzuma imitima akaba azi icyo Roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhuje n'Imana. Tuzi ko byose bihira abakunda Imana, ariyo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo, ngo abe umuvuka mbere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi, abo ngabo yarabahamagaye. Abo yahamagaye kandi, abo ngabo yabahaye kuba intungane. Abo yahaye kuba intungane, abo ngabo yanabahaye ikuzo. Romains 8:26-30. Ingingo ya nyuma. Yimuka Misiri umutwe wa 4 murongo wa 14 na 3 n'uwa 14. Musa aravuga ati, nyamuna mutegetsi wanjye, ahubwo utume undi wishakiye kohereza uburakari bw'Uhoraho uguramanira kuri Musa. Maze aravuga ati, mbese ntihari mwene nyoko Aroni
umurevi nzi ko wavuga neza ndetse ashyize nzira gusanga nakubona azishima azashima mu mutima wawe mu mutima we. Nyagasani ntakure kuri wenyine. Imana yatoye Musa imuha Aroni ngo amwuzuze. Imana ituma abo yatoye buzuzanya. Icyo wiyumvisemo wasangiza umuvandimwe, saba Imana iguhe urumuri rw'uwo mwasangira ukwemera mu gihe hari icyo utumva, ariko ntugire na kimwe wihererana, kuko igikorwa Imana ishaka kugushyiramo ngo igirire abandi impuhwe kandi barokore n'igikorwa cyayo. Nyagasani rero aguha umugisha kandi agusendereze impuhwe ze. Ngaho nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose.